nibaza ibyo uriya mukobwa bikanyobera ubu wase aracyarepeta ubu aracyarepeta igenda igihe yagendeye ibyanje ni Yesu uzabibamo niko nyirasoko karame ibi biti aho nakubwiriye ngo ujye ubirambika ahantu habyo ibiti ujya no gutanga gusa mu rugo nyirasoko eko nawe wishyura nteshe umutwe ntabwo ndi umugabo ngo mbe n'umugore wose kubikora birakunaniye nta maboko ufite nkurusha amaboko none siko nakubwiye ngo nyirasoko ujye urabirunda ahantu aho byabugenewe uzaje urafata igiti gitanga gusa aho ubonye hose byandenzo nawe bukureho ufite amaboko ngende yari ntarengana ngaho zanira kariya gatebe ariko weho izo mirimo zose uba wambaye ukari uburinganire wowe ntabwo wagenda ngo uje kwizanira iyo ntebe wacitse amaboko wacitse amaguru ntumvikiremo ariko rwenderi nije kuri uyu musozi uba ndi mu nduru mbese ukuzana intebe byakunaniye uretse no kuyi musozi no muri kano karere kuko nawe untererana imirimo cyo nyaruka ntacu urambwira imirimo nawe nanjye nshoboye kugukorera ubundi nyigukorera sinagira gute nzanira ndebe bengira ibyo mba ndi kwikorera aravuze ngo yanzizanaga amaguru none se ubu ngubu nyirasoko koko nawe kundenganya ubu rwenderi nje nafata umweyo aba ari cyo kubura nyirasoko uzaza ndi mu kazi si uri kurinda abantu n'intebe kunzaza ndi mu kazi kwinjira mu nzu ukayizana ubu iyi ntebe pima ibiro 10 ngakira icaro nyirasoko ngombwira icare ndo kondora byakubera mfata umweyo mubure mpereza ntana nacika amaboko ningeraho kugutuma no gukondora imana izanyicure mu bwami bwayo umva si uretse ariko kaza kavuganje ntabwo uzogaherere umugabo iyo basanze urugo rudakubuye ko baseka ng'umugore ubu wo guhaguruka uhamereye imizi nyirasoko ko yikuzana tuba tubanye neza nyirasoko ko gutuma agatebe nkagutuma igikapu nyirasoko ukumva ko nshingoma inuza akira ndetse induru yawe yabivuyeho nta bindi urantuma ngo nicare ngo nkuburire rimwe ubu se utabinzanira uri kunjonora ntabwo waba umeze neza niko nteye niko nkozwe nibyo bintunze uzagera bimenyere nanjye ngo narashatse ewe urusiko rukiri urwuya kariho bwaca ko ncitoza yego nyirasoko umva rero nyirasoko uretse gukubura turebe ziwagize ngo reka nyirasoko ndagukura dore ngwino wongere utu dukweto nakuguriye njye rwenderi umugore wanje agomba kugenda asirimutse ubu se ko nari kutume igikapu buje rwanda nushaka uzambare nushaka ugira ute inkweto wanzaniye si umuceri si kawunga ni ibirayi si ni ibishimbo turi mu kwezi kwa kangahe mu kwa 11 uri kunzanira inkweto rwenderi ubu sinagwishije ishami uzaryegura ntabwo uritegwa injego umugore mfata umwanya ngo mugurire inkweto urabona izo manyagwa zaje urahoramo tujya turasa ni akazi kazo izo nkweto nzane za karabunoze ntabwo ari ibishimbo si ibirayi si kawunga warebye ukwezi turimo si igitoki nawe uzambara nzagumya mu izi manyoko nyirasoko kuri kubona ntacyo zintwaye kuri kubona natwe turangije nyirasoko reba utagishiramo nawe se ujaga mu murima ufite imyate si kurya iyi karabunoze zibereye inyicazi nkamwe nyirasoko uri kubona koko nta nakarobanuye zibereye inyicazi nkamwe nawe zino myate zanje nizo kuza muri manyongwe na bote umva rero nyirasoko dore ugiye kumbera nta munoza nyirasoko nkuzaniye inkweto urazanze ukumva nyirasoko genda unzanire intebe mu nzu uruguseta imbere nyirasoko twumvikane nawe utangiye kungora none unzisubize umucuruzi wari wazimpaye kugira ngo nkunde nkuzanire amafaranga uzigire ndi kubona ari wowe uzibereye zambara uja kungura izo karabunoze wayobe myate mfite uri kuzigera si ikirenge ufite ko wajya n'icyo umwarimu nanga padiri ujaga mu murima wari wahura n'amabuye bimeze bite
ubu se ndamutse nagiye mu murima zijane ku mucuruzi aguhe kawunga ndamutse ntabwo nagiye mu umuceri. murima nyiraso nta kindi kintu jewe gwendera nkora ku buryo wumva kigushimishije ariko ntabwo abantu baberwa kimwe mberwaga na bunyogwe iyo uba wagurize mwamini nanga bunyogwe narinda guteruraga umunsi nenda gufungata neza ariko urarara mwiyorosora. hanyuma se nyiraso umwambure nkunda kuri kubona uwase amaze gukura nyirasogo koko akaba agiye kugira imyaka 20 nyirasogo ubu ngubu turi kujya mu ntuza mu buriri turi muri cya gikorwa cyo kubaka urugo nyirasogo nkabona umeze nk'umuntu wanyagiwe n'imvura iri mu rubura nyirasogo koko wagiye gukuramo icyo kintu tukabyara undi mwana nyirasogo urabona koko ubwo njyewe utari kubyinagaza tegereze papa ndareba asaka kanya nashonje muri nyoni ego oya ntabyo amanyonyi tuzi sibyo tegereze sikoze ngo abantu barihakanaga turebe ko mudasa ayibeshe arambona namukubitisha inkubara ariko mana abagabo nta munoza ngo utangiye kubana n'umuntu wanyagiwe n'urubura waza wasinze se imana wasindaganwe ukamenya ko nshushe gute ndurubura nta kibazo nyirasogo ngo ukuri inzira ku murima ukuntu urara wasinze wasindaganwe wakumva siko nshushe gute kandi nimba ari ibyo ushaka ngo nongere nkurikize uwase uri kwishuka ngomba kumanza gushira ku munzani nkagutesitinga nakumva umutima gwanje guraterereye saa 12 ziri kujya uri mu rugo turi kuganira akaba ariho tuja kuba naho atari ibyo njyewe no wajya ureka gukomeza kugora umuntu ngo njye buri gihe muranaza nasinze ese nyiraso ubu kwashize ukwezi ntasohoka nonje ku kazi ese nsinda avuye hehe reba yego da muri iriya minsi nari naje nagasomye bwibasire yanguriye agacupa ariko se n'ubu ntari kuza nasomye nyiraso ko ndi kubona ubukonje bukomeje kukubera ubukonje nyiraso wasanga atari cya kintu kiri mu kaboko kiri kubitera kugikuramo bikunaniza iki hariya hepfo se ku bitaro igishaka kizanyica ntabwo ari impungiriye aho kugira mbyaragure buri kanya bosha ingururu cyanyica nka dedere umeze neza umugabo atari kuza mana saa twavuganiye kuko ndi kubona zirenze nazi natama ayiposha ntabwo nakurirwa mpanganye ngo ngiye kumurega mana ndagusiga hano mwana wanjye ni ukuri ndagusiga hano winsekera ndagusiga hano ariko arabyemera nawe yabaye bwambwira ko ndakujanira nde nakujanira nde ni kaka oya ni papa nje nyaso kugira ngo mbyarane nawe kurugutura amatiko inkubwire kuko amatatirizo yo kuvuga ngo ndi gukonja no kugira ngo nkuremo kano gapira dore ngaho kandi kugakuramo kwanje no kugira ngo mbyare igitenge hariya bunyogwe hariya umuceri kawunga n'igitoki ku buryo inda yangiza umwana wanje uzaburi munda zarya nicaye hamwe bitaba ibyo ducana uwaka wirya imyenda ariko tuwebye wirya imyenda papa kaka ariko si nyiraso ngeraho nifuza koko kuba nabona n'umwana bataye mu nzira nkamutoragura hejuru yo ko niko nyiraso ntabwo uzi kunezerwa n'abandi babyeyi bonye bakikiye uzaho
uzasozereza ibyara kuri uwase. Umva nkubwire rero, nakugurira igitenge, nakugura izo manyogwe zo guhisha iyo myatera. Nyiraso ntabwo washima uri nashima. Ubu se aka kanya bya bitenge bibiri ngugura ibiri nzanye ejo bundi kuri Pasika, aka kanya urabisajishe nyiraso gusa ibyo kunesha umutwe. waje Kazungu? Oya niyo masaha twavuganiyeho. Wowe waje kare? Igihe nazeze muri saha ntabwo uyizi. Mwana iki saha ariko uyu mugabo agiye ko ariyo rubaga uzi ngo ziragenda gute? Nakubwiye ngo duhurire hano kare ubwo nahagutanze narushe no kwicara. Ese mwana ni wa nyoko? Ngo ni uwande. Ese wari kugira ngo ugusuka mu mwobo. Ndi kugira ngo umwana ni wa nyoko. Kamupaga kujya mutazi n'ibyo muri gukora ibyari. Umwana kubona mudaso. Arega ya nkuru yabaye impamo. Reba mu bitugu. Ya nkuru yabaye impamo rero. Reba ni yawe rero. Arawe. Asa nanje mu mugongo. Ariko dore umukobwa ukayobera ko wese turebe. Aya kamazuru ntagaraganje. Wareba. Aya. Yewe. Naramureze nta stress ngushize. Ahubwo ikindi umaze kwiyakira. ahubwo ikindi wanshakiraga naho Nende kugira ngo umbwire. Ureba ukuntu wamfasha kurera uyu mwana kuko mana reba aho mugejeje nanjye maze kunanirwa. nderera abandi. Bande. Noneho ubwo urarebye utireka mu gitekero cyane cyo kirimo arima mu gitekero. Nawe wankora ibintu nk'ibyo. Mbwira uti ubwo unshaka ngahe? Ukibimbwira. Amafaranga ndabizi urayafite umbaza ngo unshaka ngahe? Reka nkubwire. Ukibimbwira sinese nkubwira nk'ibyo bintu bisubiza iyo urivanye. Ukunda reba ukunje sinzi gutera inda. Ngo ni sazi ziguruka ntumanyaga ingabo n'ingore. Wafataga ipoto uri kuyishinga mu cobo uri kugira ngo nta mashanyarazi nta rutsinga ruzagera kuri iryo poto. None urwo muraje murarisha. Ntacyo mbese ibyihorere ahageze ahangaha arakura kandi ahubwo ibyo ngibyo ndamuta ibyo ngibyo byo wenda birumvikana. Ariko mbwira ibyo urambwira ntubicoshweshe. Mana wanyihakana wari uvuze ko atari wo musore uteraga inda ntabwo ari byo ariko warumpamagariye nawe ntabwo ari guhera aka kanya mbese njye nawe twibagirwa ko twigeze no kumenyana. si uri kumbwira ibyo narinze kungana gutya mba naharashohoje. None byagenze bite? None si ukwanga kubyara nanze kubyara sinshaka kubyara none kuko kurera nje sinabishobora. Neze ndanayiteye nje sinabyara nzi kurera. Mwana wawe reba n'inzara iramwisha ariko nkakabura icyo akuru wamuha amabere nabuze igikoma ariko ni uwa nyoko nawe siweho je mpera ukuri kunterefona ngo mfite indangwa zari veni ngo zari taranti nkumva n'ibyo gusa nkabona na ibintu by'amahamba uri kwivugira nk'agarujindiri je nagize ngo ni amahamba agarujindiri. Reba ukuntu umwana wese amenya se reba Yego ati. Mwana wawe Yego ati. Mwana wanje ubwenge zikazi karareba se. Yego ati. Rero wa mugabo we ibyo bitenge ngo uresimba ihakanye wabingure kuri Pasika ibitenge bibiri ariko ntabwo muri kano karere ka Musanze ntabwo ndi umugore kuje ndambaye igitenge kimwe mu mwaka. Njewe nkubita igitenge nkubita kawunga nkubita bunyobwa ubundi mbyare yewe zishireyo. Reka nkubwize kandi dore nkubwira ibintu byo gukina ntuje urabikinisha wa muntu. Singuyu nje ndi kugukinisha. Ubwa mbere nabikubwiye mfite inda. Nongeye kugamagara ndi kukwereka umwana nje ndi kugukinisha. Yego. Manza nawe uri impuza atari uwo wagiye ari uwo watiye hari manza ari uwa nyoko. Mwana wanje ego. Mbabarire ma. Mbabarire. Ugiye he ugiye ugura mutayi ngaho mute nanje niyo nzobe wacu ntagibagayo iyo nzobe ntagibaga iwacu mute nanje mute iyo nzobe ntagibaga iwacu ntuzamumbaza situmutaye twese turi kumwe kubwira iyo nzobe ntagibaga iwacu. Sawa umva mwana wa uzatora vuba n'abagira neza ahubwo wowe bagufunga bagufata wandaya none ko wirutse tangiye kwitekesha imitwe uri kuranduka umwana hasi ntarutwa imbwa ntamwe ndazimenyeye kandi ndagira None gushira isoni. None wa iborare.
ngo nanjye mbonye akandi muntu ntakira tuma ifaka rero ko hari umugiraneza uragutoragura ziba aho ngaho se ngo gukubita igitenge gukubita amanyongo nta n'isoni ushaka uzabyarira rimwe n'umukobwa wawe wa se ariko nyiraso uri nta muntu usa ntabwo unyurwa wa mugore we cyakoze reka nkubwire ngiye kuvanga n'umwe wankunda ngwambere nkawe ibyo navuze sinisubira nakubwiye igitenge nkubwira manyogwe uri kubyumva bitabaye ibyo ninshaka ndebere ndushe n'urubura nje nyasogo simva kwizima ese ni ibiki biri hano ese umwana ara zikakiri mutoya we uyu mwana nyina asiko nta n'umuntu uri guhinga hafi wenda ngo mvuga ngo ni ngo nyina wenda yabashe kumushanga kugira ngo atagire ikimukoraho ariko se ubundi abura umubyeyi ho wafata umwana uri guhinga ukamuzana n'ahangaha umwana we ko ndi kubona wabushizeho mu gitondo kubona yarakiriho n'urume na muntu wataye umwana we ko rero ibi nabyo ni ubujiji rero ngiye umugore rero niba ari n'umugore niba ari n'iki wamutaye ahangaha ngewe umwana ngiye kumujana nyina naba barazanshaka umwana ngiye kumujana rero ngewe nyina nataza nzamwirerera kuko hari namakuru navumbuye kuri radio bari kuvuga ngo hari abagore bari gutabana bababyaye batabashaka umwana ngiye kumujana rero ngiye murere dore ko nyiri n'umusore tuzajya turi abana twenyine ntabwo nari mpanze ko ngiye guhura na sheri kagende numva ko ibyo sheri wanjye arabivugaho hasi ubu ngubu cyangwa se wiki sikuwe abantu zikora n'umutima bagiragara yewe dore ukuntu ni akana keza diyo sinitomboreye umwana cyangwa ubwo rero nzabana nawe sheri wanjye uri hariya ra nta mwana afite yamukuye komera cyane umeze ute uyu mwana se wamukuye uyu mwana nyine dore ahubwo urakoze duhurira hafi ntagera ku muhanda utambwiye ko ufite umwana oya nta mwana mfite none uyu mwana umukuye he kuba mfite umwana bivuze ko ari uwanje umunsi ubwo ni uwanjye nyine dore ukuntu bimeze uyu mwana dore uri kureba ari haraguru mwarira ko ni ukasa gutya ugatambika dore nsanzwe umwana aryamye hasi hara impande nkukubishira nk'ibi ibintu ntabwo ndi kubyumva kutambwiye ko ufite umugore ubu koko ntabwo uri kumva nyine ibyo ndi kukubwira ngiye urumva jewe mvuye haruguru ndamanuka tuje kuko nyine uruzi ko twavuganye gahunda yuko nje nawe tugomba guhura imbizi rwose nuko ubundi bwo mvuye haruguru ndiko manuka uyu mwana aryamye hano ngaha ariko bisa nkaho bamushizeho ryari mu gitondo ubundi manutse gutya nsaba umwana aryamye hano hariya ariko bigaragara yuko uyu mwana ari nk'umuntu wamutaye kuko igihe ubwo bivuze yuko umutoraguye ndamutoraguye no n'ubwa mbere wumvishe batoraguye umuntu ndazambe mugufasha ako ni nakeza sha ntabwo se uyu muntu wataye umwana we afite ubwenge we yaho kana sha rebera koko yaho kana bataye uyu mwana akamujyane mu rugo
none ubu ngubu ibitekerezo ufata umwana ukamujana uramugeza wanyu uvuga ngo iki umwana ukamujyane mu rugo uvuga ngo iki nyine ni umugezi wanyu uvuga ko mukuye he niba nanjye ndi umuhungu wenda bavuga ko mutoraguye umutoraguye gute gute oya mbwiza ukuri ahubwo se ko turi ku muhanda vuye hano ngaho tuvuga neza impande y'abantu ahubwo uravuga yuko umwana umutoraguye gute umwana uvuga ko mutoraguye umbwira ngo uramutoraguye ntugira mutoraguye ariko nyine ari kumwe na nyina oya turi ubundi cyane ni iki ngiki mvuze ngo ntoraguye umwana nkamujana mu rugo ntacyo byatwara ariko wowe avuga ko wakoze iki ari nk'umwana nyine wajya ukagenda waje kumubikisha ahantu buriya akamubwire hari ukuntu umuntu afata umwana ariko nyine yaramubyaye akagenda aje kumwonsa wenda nko mu rugo rw'umuntu akavuga ati wenda wa mukobwa we mfatiriye umwana mu bitondo ngaho iwanyu yagenda aza kumwonsa ariko ku mugoroba nje mu rugo oya mu rugo ntabwo bagoranye baramwakira umwana umeze gutyo ukubona bamwanga hasi ubundi kamubaza ariko uyu mwana njye nawe tukagenda turamwirerera tukabana oya ntabwo byashoboka uyu mwana akamujyane mu rugo gusa aracyari kare mu rugo twari dukeneye n'umwana wowe kuki ushaka kugorana cyane ntabwo ndi kugorana ahubwo se twahamagara kuri polisi bakaza kumufata oya bihorera umwana akamujyane mu rugo bwihorera ahubwo kamwereke rero kambe mujyanye mu rugo ibindi tuzabimenya nyuma ntaribi rero ubu ngubu ikiganiro tugiye natwe dufitanye ibiganiro birebire ariko tugiye kubihagarika tuzagisubukura okay tugore umujane njyewe ndaguhamagara umbwire uko bimeze ubwo nyine wanyine bamwanga uhita umuhamagara nze murugo ntabwo bamwanga oya bashobora kumwanga ufite ikihe gihamya ariko nje wakubwa rero ntabwo bava kumwanga rwose yakwiye kurahamagara ahubwo genda turavugana kuri telefone okay nta kibazo ntabwo akira twari telefone numara kugera iwanyu uhita umuhamagara njyewe nsigarana iyi ngiyi numara kuyisigarana numara kugera iwanyu uhita umuhamagara umbwire uko byifashe rero njyewe kangenda urumva ubu ngubu kangire genda turavugana nanjye kanjyana uyu mwana sawa ngiye kumujyana mu rugo nibamwanga naje nzamwirerera ko ntabaramwanga baba bamaze igihe bakeneye umwana ntabwo ari byo uzahora ndi umwana mu rugo njyewe wicaye aho ngaho basi uwo mwana wese ni uwanjye mwana atagutwaye basi uyu mwana ni uwanjye umeze sana mfateho maze umbarire mbarire iby'uyu mwana rero n'abasinze ntawafata disi we uyu mwana nyina ninde nanze umurebe nyine mbwira winyicisha amatsiko ni uwanjye ni wowe se wamubyaye nta nda wigeze namubyaye da ariko winyuze i Nyanza i Kigali hahandi mbwira uyu mwana tumusanze mu nzira ari kurira mana yanjye we mbega ababyeyi ngo barabagituwe mana we
Reka nkubwize kandi dore nkubwire ibintu byo gukina Singuyu. ibintu byo gukina ntujye urabikinisha wa muntu singuyu njye ndi kugukinisha ubwa mbere nabikubwiye mfite inda nongeye kuguhamagara ndi kukwereka umwana njye ndi kugukinisha mwana wanjye ego mbabarire ma mbabarire ugiye he ugiye ubwo uramutaye ngaho mute nanjye mute niyo nzobe iwacu ntayibagayo iyo nzobe ntabwo ibaga iwacu mute nanjye mute dore iyo nzobe ntabwo ibaga iwacu ntuzamumbaze situmutaye twese turi kumwe mwana wa ihorere ngo nanjye mbonye kandi mana ntakira mama ifaka rero ko umugire neza uragutoragura Bakisi kandi ngo ngwiki nsubiriramo oya kangura naramusanze mu nzira ari kurira cyane semuheka nawe zirasa nasinzira uyu mwana nta nkurikizi none wase kumuzanye ugiye kuyanduza kuri leta musanze mu nzira ari kurira ari wenyine nshatse umuntu bari kumwe ndamubona nta no kuyanduza kuri leta ariko ababyeyi ngo barabagitowe aba baje barabasuka muri cuve nanga muri kuzi nusubire ndamusiga mu nzira ari kurira kandi ari munyuzeho ntabwo nkwangiye kutoraguye uyu mwana wanyuze kwa mudugudu ubu si iyi nkuru turayibwira so ngwiki ukuntu twe dukeneye akana ariko sindabihera mbwira ahantu ndabihera nibyo uyu mwana uramutoraguye mu kanya nyina agiye kuza gukora iki nyina kandi ntawe musanze mu nzira ari wenyine murekere aho ngaho murekeraho ndavuze ngo murekeraho nta soni isoni si ry'icyo uri kubona twineyeho tubwira ibyo ushaka kuvuga na isoni ryo ntaryo dufite mbese ubu waseka ari kuvuga yuko asanze umwana ku nzira akamutoragura ku nzira ndamutoragura ku burere buruta ubuvuke ubu wase namutoje kunyura ku mwana ari kurira akagenda ngo mugize gute wose ngo ugize gute naramusanze ku nzira ari kurira niko kumuterura ndamuzana nawe zirasa nasinzira mbese wari uri kumuzana ahantu muri waferi senda nyira ku mwana ari kurira simuterure kuki utihutiye ku murenge ahubwo ukirukankira no kwa rwendere umurenge sinendeje ku murenge papa wasekisha makera arihutira ku murenge nuko ibyo namutumye kandi ngo agarukiye mu nzira n'ubundi ntageze iyo aragera agarukiye mu nzira abonye umwana nuko akajiye ku murenge na hehe ibyo twamutumye ariko nyiraso uba muzima cyangwa nta bwenge ndi muzima singwaye nta naho ndi kubabara abonye umwana aramubonye ngo nimba ari ukumwanjuza nimba ari ibyo leta yemeje twajayo oya twanajegeye kirahari ariko ntabwo yari arabona umwana ngo amucire umwana mwiza gutya niba ari n'imipangu wapanze n'umukobwa wawe nyirasoko maze igihe ndi kukubwira ngo tubyare undi mwana wo gukurikiza wase nguyu imana iramuduhaye urarahira urazikura ngo reka njyewe igitenge iyi nkweto nari nzi ibyo imana izakora nguyu iramuduhaye si umwana ushaka dore nguyu ubwo ntabwo bagoranye baramwakira umwana umeze gutyo uri kubona bamwanga hasi ubundi kamubaza ariko uyu mwana njye nawe tukagenda turamwirerera tukabana oya ntabwo byashoboka uyu mwana akamujyane mu rugo uzara cyari kare mu rugo twari dukeneye n'umwana ni umwana nshaka nta n'ushaka hanyuma uwo mwana azitwa abantu bangahe azitwa abantu bangahe ni wowe mbwira azitwa abantu bangahe azitwa iwacu weho nande uruhinja se uruhama weho nande wanjye nawe ubu urareba ugasanga wase yikoreye ishu runari two wawase ubu si umukobwa wamwizeyemo ikira kuki utatekereza ko ari tirika kimwe n'aba basore basheri be sheri we yaramubyaye hanze akamuzana ngo aje kumumurera
Wase mbabarira umbwiza ukuri. akubwiza ukuri dore Mutaraguye kunzira sanza ari kurira cyane yarize. Mbabarira umbwiza ukuri, mbabarira umbwiza ukuri, mbabarira umbwiza ukuri. umva mukobwa we ndakora iperereza nsanze hari umuntu mwari muri kumwe mutoragura uyu mwana akakurusha ubwenge ngo jana kwa Rwenderi ibyanje nawe birafatishwa abiri Twese twari tubukeneye. mu mwarimu Ntabwo muke twe wewe dukora nanyo abana kari b'indani. Mfite ikibyariraho nakunyujije n'abandi bahanyura. Ko dore ngo uyu ntabwo Twese yari ya. kutabyaye undi nje mbonye murumuna wanjye rero. Wase uko byagenda kose iswe ibintu abiziho. Ndi kuvuga mugiye kunkina filime. aha si ngaho ndaha Iswe ibintu abiziho. Abizi yose gute. Niko Ntabwo wase. mwagenda Ibintu none uri by'ukuntu kuvuga bigenze. gukurikirwa nkubyara wangishije inama. Jewe mwana ntabwo nenda. Ariko fokasiyo wampaye ku buryo ari wowe ugomba no kubona ko ngomba kugukurikiza. ariko mucicike mucishe make muragiye mute uwo mukobwa wawe aragiye ateruye umwana w'abandi azanye hano kwa Rwenderi iyo ubona uramutora ugaca kumurenge bakaguha icyangombwa kikwemeza kumubana hano none umuzanye hano kwa Rwenderi urabona ko ngewe Rwenderi nshinzwe gufata Apo washucisha make tumushingemo ibiti ntaho urugo turega no matwi jya wabwire neza ibyo kuvuga ngo aramunyuraho mu nzira ahubwo ikibazo Yesu Stop. wowe n'umukobwa wawe bisabwa uyu mwana agiye kumbuza amahoro ariga rero data ntabwo uyu mwana namubaziza uyu mwana yazira amakosa yanjye kuko n'umuziranenge n'umuziranenge ndi kubyumva afite uburenganzira bwo kurerwa mu muryango ashaka ariko kandi niba wanamutoraguye n'igikorwa cyiza cy'ubutwari wagize ariko wanyuze mu buyobozi bakagwicamo wacu kuba none se bura ni nyoko uzaje uramuguhekera ni wowe uziri kumuheka hanyuma se nuje uraheka abo basore bazongera kukwiteza mu ko bazaje baragira ngo warabyara Ikibazo si kiri. ubu se shara wawe wamutelefongera bizi bonaga nta mukwe nkeneye ku buryo nta kibazo kiri he ugiye gucika uruhekero kandi utari wabyara twari turi kumwe. wari ukumubona sheri wawe Namutoraguye turi kumwe uyu mwana rwose. umanza utarereze neza uwo musore ataba yaguhaye umukobwa uri kubyumva bamumuzaniye bakamutaho bakamumutsindikira akagura ngo ugende umurerere ejo hakaje haza hano abakobwa bari kuza kuneka ko umwana waba ari hano ariko kandi nyiraso ntabwo kuyu mwana yaje mu muryango bikuyeho ko njye nawe tugomba kubyarana umwana ukurikira wa se impinji biri mu muryango ubu yazi kubinda umwana ubizi utuye umwana azabona ubu nyirawe yazi kumukarabya utuye umwana azabona nyirawe uyu mwana nabona nyirabyo ndabyara none uwase hari uwamubyariye sinamubyaye ikibyariro singifite nawe se uhari njye nyitondesha ibyo nagusabye nubikora rero reka mbareke weho n'umukobwa wawe musigare muri kureba ukuntu uyu mwana mugomba kuja murangwe ariko njye mupfa kutansaba igikoma mupfa kutagira ibindi munsaba niba mwiyemeje kureba uwo mwana nk'aho muri leta ntimumujane ku murenge kugira ngo bamanze nibura wenda bamushyire mu muza muri sisiteme kugira ngo aje afashwe njye Rwenderi ntabwo umva reka mbe mpamvu wase nta mfashanyo nshaka kuri leta reka mbe mani mpaye umwana uzi igise ukuntu kiryanaga igise ntukizi ntuzi ukuntu umugongo gwadukaga nawe mbonye umwana ntabya ngo iki uzareke kuzana icyo gikoma uzararere ibyo wasabyaga jaje arakataye ibyo ndyaga nkatewe nawe ibyo usigazaga mu sorori ndabizi porote manje ntayumaraga